think say they wise? You think say they wise? Oh shit! Oh shit! Agiye umukobwa wari umeze nk'umusuku agiye zikuba basigaye bavanye uyu mutipe n'umusazi arira manzo ahubwo se ndebe ushaka tuguye ku heki iki wereka gusarangurika hanga reka gusarangurika nimumbwiye tuzi tubwiye ikibazo iki nyine urumva ndavuze nti uyu munsi nanjye dore mbere nakuri none ndavuga ese ubundi agihisha inde subundi wagicangame mana bavuye aramvunaguye muraziranye se kimenyana n'isaza y'imbobo imeze nk'iyi sharika kunyitunze ahubwo rekana n'ikire hirye tantera ni mbese shamwagiye reka ko muziranye nukaja kwicara iruhande rwanjye gusa urabona ngiye yashamwa no kambira nimba umubonye inde nyine mvukuntu byari bimeze navuze kanigurishiriza ikimasa cyane noneho nanjye nanjye nisabe yarasata ko yari icyuma nuko si kugurisha ikimasa no kunyura hano ibyo bihuriye charancitse indese ariko nta nageza ngaho rero kirango wemere ko noneho najya nagerageje akakitwa ndimo reho bwose weho byitwa kitwa nyine we byitwa ngo iki sibyo reka turebe sha reka nakendesho zana hano ndebe nakendesho ati karahenda sha sinavuze ko kiri yari igisazi bahene baho wasaza cyarati umubona ukuntu yarameze ibyo wigira ngo wambaye uburinete sha nta makuru ufite ariko ngo mbe ngumubone kuko hano manutse hari haraguru muri ya mpana rukari namurebaga imbirenge ariko yarakati sha mu mukize none se kabanze nkubaze bantu tuze ngaho wumva utuje nyine ku mutima natuje uwo muntu dusobanura genze biti umuntu uri kuvuga ngo icyuma ngo mwiza ngo inzobe ntabwo turasobanukirwa ngo inka weho tuza utubwire ni ibiki bibaye nyine umva ukuntu bimeze turagiye tugeze ararago kandi mwaka akabari ko kakandi karyabara rimwe riraricanya ararago urarize ndaribo rimwe ryo hejuru y'umuhanda ubwo niho twicaye ubwo yanywaga ngo nimba za nzoga zirezire harya zitwa oye ibyo ntaho weho tubwire kugira ngo ugire ikibazo cyo gucaho wirukanka utubaza ngo ari hehe shaka kimasa cyose arakijyanye sha yampfizi y'igikano arayijyanye yose none arambwira ati none umaye amafaranga ugende wishyure bya byumba nyine tugira ukuntu dukora arambwira ati ako kendesho akangaka nandi kukwereka icyo gihungu cyawe icyo ngicyo mwicanye hiryo ngaho kiri kuvuga ati ndababaye ndaka kendesho ntago ubona ko kariho abazungu arambwira ati akendesho kari kampenze sha arambwira ati nta kibazo ako kendesho kazane hanyuma ariko ayo mafaranga yazane ubwo muramwikoye amafaranga ndayamuhereza none arambwira ngo ako kendesho kawe ako kendesho uvuga ari abanza dusobanura abanza dusobanura none ubwo ngubwo ndavuga nti nta kibazo nubwo nshaka kujya kwihagarika gususuruka ndasohoka hirya handi kuri toilette urumva ngarutse ndibanye mukobwa reka da none ubwo nsanga telefoni amafaranga ndagenda ubwo bamaje arayagutwaye none ndikwirukanka niki ariko iyo bari yajyanaga ku magambo twe twavuganye noneho nibura yarangiza shanange nkumfasha ariko se ibyo ntacyo bitwaye wivunika azajya ahamagaza akakindi azajya ahamagaza nkawe umusaza ari byo bakavuze simve n'abari kubahemukira nk'umusaza ugurishije ikimasa urarangije amafaranga ugurishije ikimasa naho wakaguzemo indi ngo ugiye cyangwa se ugenda uyakemuza ikibazo ufitanye n'umuryango mu rugo dore n'andi uri kuyata urumva warangiza ukajya kuyaguramo ayo mahabara aranye 50 ushaka 50 rero ubwo mukecuru wawe nugera mu rugo uramubwira oya ngiye gukomereza muri Nyabarongo kuko mukarwango aranye
aranyi ubona uko wanguye guturika mu bwo nkomereje muri Nyabarongo ko nta nese unagira umubwira ubu si imyenda yose waje uyambayera yibanze indi n'abazajya yambara ubu ngubu nta gupfa kurenza byarangiye tujye tuvugisha nk'umuntu w'umusaza ngo agiye gukwiya ariko sha ukuntu ndi kumwibuka sha ubundi gukurura isura ukuntu yari icyuma sha uburu wagusheje iyo mubona oya agatibugurisha inka yawe ubundi umusazi bamusiga gute agusize gute abasazi yihorere ntawe ucunda umuruho ndabona ari yikwerekera cyamukwereka none se kamaze nkubase ubundi ko mbonye ugafungira amaferi hano urareba usanga ari twe gihuru yihishemo we ntabwo yarenga hano ntabwo abaye barenze hano umutubonye ese ubu yabanyuze ngeze aha turi kumwe nagendaga kibuno nta maguru nta kuntu yarenza agucikiye ariko mwambwe aha narisha ariko afite ibimenyetso bwoko ki ngo twumve yuko yaba yanyuze hano yari umwana umukobwa mwiza w'icyaka umutuku wamukwereka gusa ariko wamukwereka sha mwambwiye nimba anyuze hano sha nayanyana ukaza ukayijyana umuntu aba umutuku ese urabona warimo uri ikiroge wa mugabo niyo mpamvu kenshi none se reka mande nkuba aha wahoze ubwa ngo harimo akendesho warebye karimari buriya hari ukuntu abantu bajya bitsimba iki nacyo nakubwira ninavuye gususuruka kwihagarika umwe bibye igare ko yarishakiye mu ishati warebyemo nawe ko ntabyo yabonye iyo nzobe ko irimo aho ngaho mbonye abo ntakira ubu se mumfashije bagufasha iki hano ni ku bitaro hano ni kwa muganga urareba ugasanga hanze nta nubwo ari kwa ni world vision turi pamu cyangwa ahubwo se uri hano kugira ubwo urarebye uravuga ati bari abantu reka mbasomemo Caritas urabye ugasanga twese turabashika basi mwacomeje no kuri iryo bendege basoma ibishwi n'ibinyobwa ubundi se kamanze nkubuze wihaho mwasomaganira kujya byose mwigeze muduhaho ariko se ntibakakuganyira ubwo ntago wahura n'ibyago ntago wapfusha uhagaritse none ubwo bose waretse kumfatanya n'ibibazo uretse ko icyo wumva ko ibibazo byawe ugomba kubidutura ahubwo wajya ukabitura uburiri ni ukubibona mu rutwe gusa ariko rufreni igihe wahereye ushyuha mu mutwe njye abangaba batagira ubwenge ko mba nabihoreye urashyuha mu mutwe kugeza ryari akari kera ndabirukana mwese mujyane nakubwiye kuva kare ko muziranye iki ni iki ibi nge ntago nabivamo ureba igihe mwavumvuriye ahangaha mbasha reka nkubwire ntago utura agahinda mfite nkaba nakumena umutwe witonde oya witonde ngani mukiremo imiyaga nimukiremo imiyaga gende ubundi abakaritas nabo ngabo ingofero baba barasikiye wewe muzajya mumara kunywa mwumve mwujuje imyuka muze kuduhagiraho mwebwe nge ndi kwibaza uburyo saa sita ndi burya nkibaza uburyo ku mugoroba ndi buryame warangiza ukanzanaho ubugoryi nk'ubwo ngubwo kirimo kirayapfusha ubusa gitanga amatelefone ngaho hamagaza kugendesha rero mwabagabo kuri ibi mumure ntago ari kandi namwe ibibazo bishobora kuzababaho nabwiye ko ntawe ucunga umurogo hari ibintu bijya biti ibihe bibazo ariko ubwo ngubwo murumva nari nabazegeza icyama nk'amahirwe nkabona icyo You think say they wise? umuntu ntago yaba arenze hano ariko rero reka mbabwiye ibi ntago nabivamo kandi igitekerezo mfite reka njye kwigurira indaya mu migi nasha bazungu nagiye ku ntaro ahubwo